ntabwo byoroshye. Ungilishuka na benzenu mu centre mara ngo wari kumanukana n'abandi mukerekera muri centre. Mwihute mubasange. Ati unosatekereza kuraguma aho ngaho. Wene ile group ya wanafunzi ingani. Jana na bari abanyeshuri mukomeze ushuke tu mpa mu centre nabo. Mukomeze mugere muri centre. Sibakie. Nyangezi sai kabisa ni mututo kwenda mbele. Ati Nyangezi kabisa ya masaha tuvugana ntabwo byoroshye na gatoya byakomeye. Bisa mangambo za kule Businga. Ati ira hejuru mu bice birimo za Businga, Weza, Mulende, aho bita za Weza naho bita Mulende. Kule kote kabisa sai ni muziki wa leta. Ati kabisa hari kumvikana ikitwa umuziki. Ati ntabwo byoroshye na gatoya. Leo hii muziki wa leta njo kukule kabisa. Ati ni umuziki wa leta, ati ni umjyana ya leta. Bisa mimu sankre kabisa sai sankre yote ati aya masaha tuvugana ati centre yose nome kabisa na bayomba ejo. Ati ba Muyomba nibo bari aha ngaho ubwo hagati aho ngo bavugaga mu 23 bale bazalwana ba mameto. Ati babandi babyawe na ba mama ati nibo bari aha ngaho. Ngo kule tele kabisa se banazunguruka. Ati nibo bamaze no kuzunguruka hose tayari nyuma y'imirwano yakomeje. Ati bamaze kuzunguruka ibyo bice. Donge kule Tibimbi ayulu kule kote. Ati werekeje iriya za Tubimbi yo haruguru. Ati hose bamaze kuhagera. Manguka kila bote wasajiposti kabisa. Ati hose bamaze kwiposta. Ati kabisa hose barahari kabisa. Ake usikie tu. Ati nuko bimeze nuko kabisa me. Bingaruka mangambo za Mulende azia. Ati ariko amasasa aracyavugira mu bice birimo za Mulende. Ati ntabwo ntabwo aragera hano muri centre. Kama centre na yala njo tuna bale ba. Ati centre yo irimo abasirikare, irimo ba Muyomba. Bakabona ba mama yetu. Ati wabo baba mama. Asema ni ba mwanga pale dance. Ati kabisa barahari benshi. Ngesa kabisa ni muziki kwenda mbele. Ati nuko bimeze kugeza amagingo yangaye. Wamenya. Mpige kule ngambo. Maombi hakikisha adui. M23. Nasikia mambo Mambo inaendelea. Ngayo ngo koreka tubashimire kandi tubahereze ikaze. Icyo tubashimiye nuko mukomeje kubana natwe. Iyi ni Intare official n'ubundi nk'ibisanzwe aho tugiye kugaruka ku makuru agezweho n'ay'urugamba n'ubundi nkuko tuyabagezaho ndetse n'aya politike na diplomasi. Tugiye gusimbukira muri axe nyinshi zaramutse zumvikanamo urusaku rw'amasasu. Ni axe nyinshi mu by'ukuri zabereyemo ibintu navuga ko bidasanzwe. Turatangira hanga muri axe ya Nyangezi tubabwira uko situation ihagaze muri rusange. N'urugamba rutari rworoshye na gatoya. Si ibyo gusa turaza kuba dusimbukira nanone tubabwire mu by'ukuri ibikomeje kubera muri lokalite ya Karungu ndetse na Kinyana naho ntabwo byoroshye angane muri Bashari Mokoto. Turakubwira uko situation ihagaze. Turasimbukira Kabare aho mu gace ko bita Kabushwa ndetse na groupement ya Irambi Katana aho tukubwira uko situation zihagaze. Hanyuma tuze gusimbukira muri lokalite ya groupement ya Mupfunyi Kibabi tukubwira uko situation zimeze muri territoire ya Masaya. Hanyuma tukubwira ukuntu chef de localité uwo bita Kaombi Elias yaje gushimutwa na Wazalendo ahangaha ni muri territoire ya Warikare muri groupement ya Ruberike. Turaje tukubwire uko yashimutswe nuko byagenze. Turaza kuba tusimbukira ku biganiro bya Doha biri kugenda bivugwa ko bitashobora bigiye kwangirika nyuma yuko Donald Trump agize ibyo asaba uwo bita President Felix Antoine Tshisekedi. Turabisimbukira tubabwira uko bimeze. Atariko kandi hari ibitagenda kugeza amagingo yangaya nkuko byagiye bitangazwa. Hanyuma tuze kubabwira ibyo Bertrand Bisimwa amaze gutangaza mu mwanya ushize avuga ko yishimiye kuba igihugu cya Uganda cyamaze kuba gifungura umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda. Murabizi ko umupaka wabonagana, umupaka wa Kitagoma, umupaka
wa Shasha. Ni imipaka mu by'ukuri ihuza igihugu cya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yari imaze iminsi ifunzwe. Amakuru ari rero nuko yamaze gufungurwa ndetse abaturage bakaba babyishimiye, urujya n'uruza rw'abaturage banezerewe ku rwego rukomeye cyane. Ibi rero bikaba ari igikorwa mu by'ukuri Bertrand Bisimwa avuze ko ngo ari igikorwa cy'indashyikirwa cyakozwe na muzehe Yoweri Kaguta Museveni. Munyemerere rero gusuhuza wowe dukurikiye uherereye mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo ndavuga mu karere k'ibiyaga bigari, turagusuje kandi tuguhaye ikaze. Wowe dukurikiye uherereye i Bwota Amasimbi, nawe turagusuje. Abahereye mu gihugu cy'u Burundi muri he ko mutari kutubwira, nyabona mutubwire uko situation zimeze, ndetse n'abandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mutubwire, hanyuma mu by'ukuri tubagezeho buri kimwe cyose. Twababwiye ko hano ku Ntare Official tuzatubagezaho amakuru agezweho kandi mu by'ukuri atarimo kubogama. Hanyuma namwe mu by'ukuri tubasaba kudukurikira, kudutiza umwanya, hanyuma tukayabagezaho, mukirinda inkuru ziba ziri gutangwa n'abatazi na tere ngo ni iyihe, ariko twebwe niho twibereye neza cyane, tano kwa tano tukazajya tugenda tubibasangiza muri rusange. Muze kunyemerera rero tuze gutangirira, ni ngewe Rafiki Kijana Machachari, ariko kandi mbararikiye Bemba waje gusimbukira, nge ngasigara muri studio, yaje gusimbukira hariya kuri tere, hari ibyo yagiye gukurikirana birimo ndetse mu by'ukuri muzi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biherutse gukorerwa hariya muri Mubambiro, ndetse akaba ari ibyo yagiye gukurikirana kugira ngo aturebere uko situation yaje gukorwa ndetse nuko byagenze, hanyuma aze kutuzanira ripoti. Ngewe rero ndi Rafiki Machachari, muri hamwe aka wako ni wako. Munyemerere nze gutangirira muri Kamanyora, nkengero za Kamanyora humvikanye naho urusaku rw'amasasu, ariko tutaragera Kamanyora munyemerere nsimbukire Nyangezi, mbabwire ibya Nyangezi. Iyi Nyangezi mu by'ukuri ni imwe muri ni agace mu by'ukuri navuga ko n'ubundi gasanzwe kaberamo imirwano ikomeye cyane, ariko noneho kera kabaye kuri uyu munsi. Urugamba rwabereye mu gace kitwa Weza n'agace kitwa Murende ndetse n'agace ko bita Businga. Utu ni uduce navuga ko tutari kure, ni uduce mu by'ukuri tutari kure, ndetse bikaba bivugwa ko akaba ari ibitero byagabwe kuri M23 bishaka kwigarurira centre ya Nyangezi, ariko bikavuga ko iri huriro rya leta ryagabye bino bitero baturutse aho bita Tubimbi. Iyi Tubimbi ntabwo iri kure cyane, iri mu by'ukuri mu birometero bike, ariko kandi n'iyi Nyangezi nayo ihereye mu birometero 30 n'umujyi wa Bukavu. Urumva ko rero hagati aho ngaho iyi Nyangezi ikomeje kwibasirwa muri bwa buryo bwo kudestabiliza umujyi wa Bukavu, kugira ngo n'ubundi bakomeze bagaragaza yuko bahari. Murabizi ko style yabo ni ukurasa, bakagaragariza leta yuko bahari, noneho bamara kurasa, bamara kwifata video nk'uko byari bitangiye mubyumva, bakavuga bati mwatwumvise, ati turimo turarwana, ati leta twohereza amadolari, twohereza amafaranga. Urumva ko rero ari ibyo ngibyo bikomeje kugenda, nubwo mu by'ukuri nta n'ahantu na hamwe byari byagaragara yuko bigaruriye, ahubwo bijya biza kurangira n'ubundi bahavanywe, ndetse n'aho bari bateye baturuka babahakuye. Hanyuma wenda nsoze kuri Nyangezi mvuga ko agace ka Businga, agace ka Murende ndetse n'agace ka Weza, utu duce twaje kwigarurirwa na M23, ndetse tukaba turi gukontororwa nk'uko uriya mubyeyi abivuze, avuga ko ngo amasasu ari kumvikanira mu duce turimo za Tubimbi, ngo ndetse ngo bikaba bataragera muri centre. Gusa ibyo ntago twabura kuvuga ko byateye guhungabana gukomeye cyane ku ma activité socio-économique ndetse n'ibikorwa rusange byo muri centre ya Nyangezi, aho abanyeshuri mu by'ukuri byagaragaye barimo bataha birukanka, mu by'ukuri bikaba bitigeze bishimisha na gatoya muri rusange. Munyemerere tuva aha ngaha duhite dusimbuka, duhite twerekeza muri territoire muri Uvira. Umujyi wa Uvira ukomeje mu by'ukuri kurangwa n'ingabo nyinshi, aho bivugwa ko ingabo zikomeje kugenda ziyongera, haba muri centre ya Bwegera, haba muri centre ya Ruvungi, haba ndetse no mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru atugera akatubwira ko ngo abenshi berekeje mu misozi ya za Minembwe, ngo ndetse ngo aho bafite gahunda yo kugaba ibitero bikomeye cyane ku baturage b'Abanyamurenge n'ubundi bakomeje kwiba
kwibasirwa. Ikindi, hari indege za drone zongeye kugaragara mu kirere cy'umurenge. Mu by'ukuri izi ndege zikaba zagaragaye zizunguruka, benshi bakaba bategereje ko uko byagenda uko ariko kose izi ndege zishobora kurasa isaha iyo ari yose, kuko nta cyizere abaturage bigeze bazigirira. Ni drone zatangiye kuzunguruka mu masaha ya mu gitondo, biza kugera ndetse no mu masaha y'iki gicamunsi zikizunguruka muri iki kirere. Ese harabura iki kugira ngo izi ndege zihabwe agasopo ku buryo ki abaturage b'abanyamurenge bazicara batuje batekanye? Bizagenda bite? Ibyo ni byinshi bikomeje kwibazwa, ndetse abaturage bo muri biriya bice bakaba bafite icyo basaba AFC M23, bavuga bati ese twebwe tuzaba bande ko tutari aba leta, none n'indege nazo zikaba zikomeje kuza kuturasa, tuzabigenza dute? Ubwo birumvikana hagomba kugira igikorwa ku ruhande, hanyuma abaturage bagatekana, bagatunganirwa. Hanyuma tugarutse gatoya twerekeze muri teritwari ya Walikale, aho chef de localité bita Kaombi Elias, ahangaha ni muri localité ya Banamulengo, akaba yarasanzwe atuye mu gace ko bita Busi. Ahangaha ni muri groupement ya Ruberike. Uyu nguyu akaba yarasanzwe ari chef de localité w'aka gace, yaje gushimutwa ndetse ajya ashimutwa n'abantu kugeza amagingo anga bataramenyekana, nubwo benshi source familiale nk'uko bakunze kubivuga, cyangwa se amakuru aturuka mu muryango we akomeje kugenda avuga ko ashobora kuba yashimuswe na Wazalendo. Bakomeza kuvuga ko ari iyi koalisiyo yaba yamushimusa ngo bitewe n'ibikorwa yagiranaga cyangwa se yakoranaga na M23 haba muri ibi bice, kuko aka gace ntabwo kari mu birometero byinshi n'iyi centre ya Kibati, ntabwo kari mu birometero byinshi na centre ya Kibati, aho kugeza amagingo y'ngayo umugabo yaburi birengero. Benshi bakaba bari kuvuga ko kuba yabuze ngo bishobora kuza gutera uruntu hagati ya M23 na FARDC, ngo ibi bikaba bishobora gutuma habaho intambara. Murabyibuka undi munyakenya waje gushimutirwa muri Binza, byaje gutuma M23 yinjira mu mashyamba ndetse irasaka ku rwego rukomeye cyane, ndetse ibirindiro bitari bike bya FDL biza gusenywa. Benshi bakaba bari kuvuga ko rero bishoboka yuko uyu nawe washimuswe bishobora gutuma M23 irakara ndetse nayo igatangira kugaba ibitero kuri FARDC, hanyuma urwa Walikale rukaba ruranzitse. Ngayo nguko rero nibyo bikomeje kuvugwa mu gihe cyo Walikale hari kugaragara umutuzo, ndetse na hariya muri centre ya Pinga hakagaragara umutuzo, gusa isaha yari yose benshi bavuga ko imirwano ishobora kwaduka. Tuvuye ahangaha munyemerere tugaruke gato duhite dusimbukira muri lokalite ya Karungu Kinyana. Iyi lokalite ya Karungu Kinyana ni muri groupe ya Bashari Mukoto, akaba muri chefferie ya Bashari, akaba muri territoire ya Masisi. Ni ibice by'amashyamba. Twababwiye mu makuru yacu ya mu gitondo ndi hamwe na Clever Bemba yuko ibi bice n'ubundi byakomeje kuberamo imirwano, na n'ubu niko rukijya, ndetse imirwano ikomeye yakomeje, aho mu by'ukuri amazu yaje gutwikwa bikomeye, ndetse mu duce two aho bita Bupfuhe biravuga ko hari amazu ageze kuri 20 yatwiswe. Uko Clever Bemba duherezaga ishusho ya nyayo y'aka gace, yaje kutubwira ko ari agace gatuwe n'amazu ndetse ngo y'ibirere. Ibirere ubwo ni bya byatsi biba ku ntoki, biba ku nsina, ngo ndetse ngo akaba ari nta nzu n'imwe ushobora gusanga yubakishijwe ibati. Bigaragara ko ari agace gasa mu by'ukuri kagaragaza kuba karasubiye inyuma. Amakuru atugera atubwira ko hatwitwa inzu zitari nkeya, ndetse kugeza amagingo ya ntibiramenyekana yaba niba ari M23, niba ari Wazalendo, niba ari FDLR, niba ari bo bazitwitse ntibiramenyekana, dore ko bakomeje kugenda bitana ba mwana kuri izi nzu zatwitswe muri aka gace ka Bupfuhe, akaba ari mu nkengero z'ahangaha muri Karungu ndetse na Kinyana. Hanyuma M23 yaje kuhirukana ahangaha muri Karungu centre inyeshyamba za ANCDH bo kwa Jean Marie. Ubu ngubu bakaba bari mu by'ukuri barenze Bupfuhe ndetse banahakuwe nyuma y'uko batwitse amazu yaho, kandi biturabimenyereye sazo tubona ko barwana bajya kuva ahantu bagasiga batwitse amazu kugira ngo bize kugaragara ko ari AFC M23 yayatwitse.
hanyuma tuvuye ahangaha munyemerere duhite dusimbukira ku ibiganiro n'ubundi bikomereje muri i Doha i Katare. Ubwo tayari twamaze kuba twinjira i Doha muri politike. Katari ibyayo birakemangwa, benshi baravuga bati mushobora kongera kubona intumwa za FCM 23 zigarutse, bakavuga ko zishobora kugaruka isaha iyo ari yo yose bitewe nuko ngo hari mu by'ukuri byinshi leta ya Kinshasa ikomeje kugenda iyangira cyangwa se yiraza inyanza, ivuga ko ibyo ngibyo mu by'ukuri itabirimo. Ibi ngibi rero bikaba mu by'ukuri byaravuzwe igihe Benjamin Mbonimpa yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru, twebwe twari tuhari, aza kuvuga ko habayeho Doha ya mbere, Doha ya kabiri, Doha ya gatatu, Doha ya kane. Iyi ngiyi rero ivugwa akaba ari Doha ya gatanu, nayo ishobora kuba igiye kwangirika. Donald Trump bafite byinshi yaganirije Tshisekedi ndetse aza kumusaba kwemera ibyo M23 imusaba kugira ngo amasezerano y'aba perezida azasinywe, ibya Doha nabyo byamaze gushyirwa ku ruhande. Igihe cyose nk'uko twagiye dusoma mu masezerano n'ubundi yasinywe na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga, ku ruhande rwa leta ya Congo Therese Kayikwamba, ku ruhande rwa leta y'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, basinye amasezerano bavuga ko abaperezida bashobora kuzashyira umukono ku masezerano igihe M23 bya Doha bizaba byashobotse, dore ko M23 iri kuganira i Doha ishinjwa na leta ya Congo kubifashwa na leta y'u Rwanda. Niyo mpamvu rero ibya Doha bigomba kubanza byajya ku ruhande, hanyuma hanyuma hakabona hagasinywa amasezerano. Biravuga rero yuko bishobora kudakunda isaha iyo ari yose. Ni amakuru twebwe tuba twakubise icyumvirizo ndetse tukayakurayo, bakatubwira ko ibiganiro bishobora kuba byamaze kuba bitari bugende neza isaha iyo ari yo yose. Ngayo nguko twihuse cyane, umunyemere dusimbukire ku mugabo bita uyu wari chef d'état major general, uyu niwe wari ingabo za Congo Christian Chiweso Ngesa, tayari bidasubirwaho yamaze kugezwa Ndoro ndetse na mugenzi we. Nk'uko twagiye tubagarukaho, abagabo bose bajyanywe Ndoro. Hateganyijwe yuko hari abandi basigaye batari bake bashobora gutabwa muri yombi ndetse nabo bakajyanwa muri Ndoro, dore ko ngo hanzwe guhita hafatwa, ngo dore ko ari kudeta bari bateguye ndetse yanapanzwe yo guhirika Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Bikaba byarangiye iyi kudeta iburijwemo, akaba ari kudeta ya gatatu iburijwemo nyuma ya Christian Malanga ndetse n'abandi basirikare baraye barasa imbere y'ibiro bya Perezida wa Repubulika, bikaza kurangira nabo bafashwe. Iyi nayo rero akaba ari indi iburijwemo ndetse inagaragayemo bamwe mu ba officier superieur cyangwa se mu ba officier bakomeye cyane, barimo General Furu na General Major ndetse na Lieutenant Colonel. Aba ngaba bose bakaba bajyanywe muri ya gereza mbi cyane ya Ndoro, akaba ariho bagiye kuba bari gufungirwa. Reka rero tubabwire ko Kabare ndetse Kabushwa muri groupement ya Irambi Katana naho hakomeje kumvikana amasasu menshi. Reka tubashimire kuba twabanye muri aya makuru yacu yo nakagaruka. Turabashimiye cyane, murakoze. Ciao ciao.